Bakunzi ba MT22 Music, nge Tadeo muramenyereye. Ngira ngo mwagiye mumbaza ibibazo byinshi cyane kuri gitari, bijyanye n'injyana umuntu yavanamo. Gitari ni igicurangisho rusange, kandi igicurangisho uzi kugicuranga neza, warabyize mu buryo bwiza, wavanamo injyana nyinshi zitagira ingano rwose. Ushobora nk'ubu mwambajije ku bijyanye n'injyana zacu z'inyarwanda ducuranga ku nanga zacu zimenyereye z'inyarwanda, no muri gitari ushobora kwivanamo bitewe na son cyangwa se bitewe n'amajwi ushaka. So ushobora gukoresha wenda okay. Amateka yacu ntazasiba. Ushobora kuyikoresha mu buryo bw'inanga rwose, kandi ukaririmba mu buryo bwa kinyarwanda. Wenda si ndi umuhanga cyane mu bijyanye no kuririmba inyarwanda, ariko amateka yacu ntasigasirwe. Okay, hashobora kuvamo inanga zacu z'inyarwanda. Mu gihe udafite inanga y'inyarwanda, utazi kwicuranga, ariko uzi gucuranga neza gitari yawe mu buryo buri professional, n'ubundi igicurangwa cyose wakivanamo ibyo wifuza. Niyo mpamvu abakoze piano bagiye bakora, usanga bashyizemo amajwi ya gitari, kumva harimo amajwi y'ingoma, makiki, snares, sembari, kumva zirimo. Nuko bari bateganyaga yuko hari umuntu ushobora kuza byose akabikoramo. Ni kimwe n'uburyo gitari iremwe, wavanamo injyana zose wumva wifuza bitewe n'ibyo wifuza. Ushobora kuvanamo injyana zacu tumenyereye inyarwanda, kandi murayizi bisanzwe, ariko nshobora kwicuranga yumvikana. Okay. Urumva gitari wayivanamo byose. Ushobora kuyivanamo ingongomani, seben, abazi seben ushobora, urumva kick irimo na bass irimo, solo, ibyo twita tapi. Urumva gitari wayivanamo ibyo byose wumva wifuza bitewe n'uburyo wiyumva, birashoboka byose. Ushobora kuyivanamo nka reggae,
gitari utayivanamo bose. Hose nk'injyana yindi nka zuru zose zijyamo. Urumva gitari nyine ni igikoresho mu by'ukuri wavanamo byinshi bitewe n'uko ubishaka, bitewe n'uko ushaka cyangwa se bitewe n'uko ufite ubumenyi bwayo. Imana ibahe umugisha, tuzagenda tureba byinshi. God bless you.